dutangirana agastori kacu k'urukundo uraza gusobanukirwa. Dutangiranye n'umusore witwa Fernando ndetse n'umukozi witwa Emilia baba barimo barasomana. Ndagira ngo ndorere sasa, Fernando aba ari umwana wo muri iki gipangu cyo mu bakire, nuko Emilia ari umukozi wo mu rugo. Nuko mama wa Fernando ahitaza akitegereza Emilia, akamwitegereza ndetse n'uburakari bwinshi. Ariko izi saha uracyaryamye mu biki? Wari ukiri mu biki? Nuko Emilia akavuga ati hari ibintu ndimo ndatunganya mu cyumba cyanjye, gusa ngiye kubisoza. Nuko mama wa Fernando akitegereza Emilia ati none urumva ibyo ngibyo ari byo wakakwiye kuba uri gukora muri iki gitondo? Ntabwo wakwiye kuba urimo uratunganya hariya muri salo ndetse urimo uratunganya buri kimwe cy'ahangaha? Ariko ubundi bwo Fernando arihe ko ntawe nigeze mbona? Nuko Emilia akamubwira ati ntago nigeze mubona, nta nubwo yigeze agera ahangaha. Nuko mama wiwe akamubwira ati gira vuba vuba ibintu byose urimo urakora ubivemo, ndashaka yuko utunganya hariya hantu hagiye kuza umushyitsi. Gira vuba vuba, hagiye kuza umushyitsi. Ako kanya Fernando akibaza umushyitsi ugiye kuza ahangaha. Ndagira ngo ukurikire sasa, ndagira ngo ukore subscribe dukomeze tubane. Hari ikintu nshaka kukwereka wa mukobwa ndetse wa muhungu we, ndagira ngo uwigira ahangaha icyo bita urukundo. Ndagira ngo rero urebe sasa. Ako kanya Fernando ahita yongera akagaruka ati yagiye. Nuko Emilia akamubwira ati yagiye rwose, ntugire ikibazo. Uyu Emilia aba ari umukozi wa hehe wo muri runo rugo kwa Fernando. Fernando we aba ari umwana wo mu bakire rwose, ariko aba yaje kugira gute? Aba yaje kuba yakihakabyizi n'umukozi ubona ko babyumvikanaho. Ndagira ngo urebe sasa, baba banakundana. Ndagira ngo ndorere. Ako kanya Emilia akamubwira ati ese hari umuntu ugiye kuza ahangaha? Nuko Fernando akamubwira ati sinzi ugiye kuza, gusa ariko umenye ko ngukunda, ntugire ikibazo. Ako kanya Emilia watangira guhangayika kubera yuko uyu Fernando aba afite nde girlfriend we. Girlfriend rero wa Fernando abaje kumusura, baba bamwita nde? Bamwita Nandi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nandi ahantu batugarura arimo aravugana nande na mama wa Fernando ati rwose ni karibu injira. Ariko ukabona ko Nandi afite akibone, ubwibone bwinshi cyane, ndetse nyine nk'abana bo mu bakire urabizi ukuntu babibona, ubona ko rwose ari umwana wiyemera. Ako kanya Fernando avayo akitegereza umukobwa ngo ni Nandi. Ako kanya Fernando akitegereza Nandi akavuga ati se bimeze bite ko uje ahangaha? Ako kanya bagahoberana. Ako kanya Emilia we aba ari kubireba, we aba ari umukozi wo mu rugo, nta n'ijambo aba afite. Ndagira ngo ukurikire sasa. Fernando abwira nde? Abwira uyu mukobwa ngo ni Nandi ati rwose ntabwo niteguye kuri buze kunsura. Nuko Nandi akavuga ati none se ibyo ni ngombwa ngo mbikubwire kuza gusura sheri wanjye? Ndumva atari ngombwa ngo ubimenye. Ako kanya mama wa Fernando akavuga ati ariko se nuko wakira umusheri wawe ntabwo ushobora kujya kumujyana n'ahantu mwicaze muganire? Ubona ko rwose mama wa Fernando akunda uyu mukobwa ngo ni Nandi, kuko bose wabo aba ari abakire. Aba ari abakire, Nandi wabo aba ari abakire. Ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya mama wa Fernando isura ikahita ihinduka, aba arebye nde? Emilia. Emilia aba ari umukozi wo mu rugo. Akavuga ati wowe uri kureba iki? Ariko mama Fernando abwira Emilia uri kureba iki ahangaha? Mama Fernando aba yanga cyane Emilia. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko Emilia akaza akavuga ati rwose narinje ngo ndebe ibyo ngibyo waruje kumbwira aho ndi butunganye niba nta kibazo kibirimo. Nuko Emilia akitegereza umusore, akitegereza Fernando, akitegereza Nande n'umusheri wiwe witwa Nandi, ubushyigikiwe Nande na mama wa Fernando. Ndagira ngo ukurikire sasa. Mama wa Fernando arakomeza gukubita pase nde Fernando amubwira ati wa mwana we, uyu mukobwa niwe ukubereye kandi urabona ko afite imico myiza, niwe muntu mugomba kubana ubuziraherezo. Ndagira ngo ndorere sasa niba murimo murumva iki kintu.
ndagira ngo mbasobanurireho gatoya. Uyu mukobwa ngo ni Nandi ndetse na Fernando aba yarashakiwe umukobwa bagomba kuzakundana bakabana n'iwabo. Fernando mama we aba yaramushakiye umukobwa bagomba kuzakundana ndetse bagahuza imiryango bakabana, bimwe by'abakire. Urabona ko Fernando adakunda uyu musore, uyu mukobwa. Nandi akaza agasoma Fernando, ako Fernando bikamutungura, ariko Nandi akavuga ati hari ikibi nkoze se? Nuko Fernando akavuga ati none se kuki utabanze ngo basi unsabe uburenganzira? Ibyo urumva ari ibintu byiza byo kuhituza ukamfata uko ushaka? Nuko Nandi akababara akavuga ati none se ni ngombwa ngo ibyo bintu mbigusabe kuba naza nkagusoma? Ako kanya Nandi agatungurwa ati none se suri girlfriend wanjye, ndagira ngo nakusuri boyfriend wanjye, ndagira ngo ndore sasa. Ako kanya Emilia aba ari umukozi, aba arimo arabireba byose uko byatangiye n'uburyo uyu Nandi asomye Fernando. Ndagira ngo ukurikire sasa ukuntu biza kugenda. Ako kanya Nandi abwira Fernando ati ese niba mbikubangamiye wanyemerera ukambabarira? Nuko Fernando akavuga ati oya nta kibazo kibirimo, ariko urabizi natwe gutya nibwo turimo turahuza njye nawe kugira ngo twubake urukundo, kuko ntago tuziranye bigiye kure. Ako kanya Emilia araza azanye icyayi, ariko nyine ubona ko byamubabaje, uretse ko ari kwa kurenzaho nyine kw'abakobwa. Nuko Fernando akitegereza Emilia ukora iwabo, ariko Emilia nawe aba yabibonye ndetse aba yanafushye, akaza akakira umushyitsi Nandi nyine nk'umukozi wo mu rugo. Ako kanya Nandi ahita abibona yuko Emilia ndetse na Fernando hari ukuntu barebana kandi bisa nkaho birimo urukundo. Ako kanya Nandi akavuga ati ndagira ngo mbabwize ukuri yuko uburyo muri kurebana ndi kubibona, kandi rwose ntabwo ahantu hari urukundo habasha kubihisha. Nuko ako kanya Nandi abwira Emilia ati humura uri umukozi wo mu rugo, ntabwo wabasha kubona uyu musore kuko uyu musore ni uwanjye. Nuko na Emilia nta kintu avuga, rwose aritegereza kuko we aba yumiwe ndetse yabuze n'ikintu avuga, kuko aba ari umukozi wo mu rugo, nta jambo aba afite ahangaha. Nyine ku bana b'abakire urabyumva, nyine biba byumvikana. Nuko Fernando akitegereza umukobwa Emilia uba ukora iwabo, ariko Nandi agakomeza amushotora amubwira ati uriya ntabwo yakubera iki, ntabwo yakubera umugore, kuko uriya ni umukozi wo mu rugo, iwabo nta mafaranga bafite. Nuko Fernando akavuga ati ntuzongere kuvuga ayo magambo, turi kumwe, ntuzongere kuvuga ayo magambo, cyane yuko nta kintu aba arimo aragira gute yubaka. Ako kanya Fernando akomeza kubwira Nandi ati wa mukobwa we, yego kano kandi turimo turubaka umubano njye nawe, ndetse uri na mwiza, twanabana, ariko mbabarira ntuzongere kuvuga uriya mukobwa nabi, ndagira ngo ubyumve. Nuko Nandi akamubwira ati ariko uriya ni umukozi wo mu rugo, kuba namubwira kuriya ndumva nta bintu birenze. Urabyumva nawe kakiryo k'abana bo mu bakire ko kwiyemera, ko kwiyumva ko yuko umukozi nta kintu avuze ndetse nta n'ikintu yaganira n'abandi, nyine baba bakigafite. Ariko Fernando aba ari umukobwa wicisha bugufi, nako aba ari umusore wicisha bugufi. Ako kanya Nandi arongera akagaruka agasoma Fernando. Emilia areba umujinya ukamwica, agatangara bikamubabaza, akahita ahindukira akagenda. Ariko Fernando yahindukira akabona umusheri wiwe akunda cyane w'umukozi w'iwabo aba yababaye. Nuko ako kanya Fernando agaturuka Emilia inyuma, yajya kumufata. Emilia akababara akavuga ati ibyo mwakoze sinabibonye se, ntuzongere kungaruka impande. Ako kanya Fernando akomeza kumwinginga amubwira ati ariko se ntukababare, ese wowe ntabwo uba ubibona basi, ntabwo ubona uburyo ngukundamo? Ako kanya Emilia akavuga ati ibyo ntabwo mbyitaye, ibyo mwakoze nabibonye, kandi mbabare ntuzongere no kuntesha umutwe. Ako kanya
Fernando akomeza kugira gute kumushotora, amubwira ati hangane, ninjye nawe uko byagenda kose, uriya ntago yambera iki, ntago yambera umugore, kandi nta nubwo mukunda rwose, nubwo mama wenda atagukunda atanagushyigikiye, ariko njye nawe ndumva rwose twakundana. Ako kanya Emilia yamubwiye ati nabibonye ibintu mwari murimo, nabibonye ibyo mwari murimo, arimo arajya gusoma ku itama, murimo muraganira muvuga yuko twe nta kintu tuvuze. Ako kanya Fernando ahita asoma Emilia, mama wiwe noneho ndagira ngo ukurikire filime amugwaho akavuga ati ibyo ni ibiki murimo Fernando, abagwaho, ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Fernando akavuga ati mama ndagira nkubwize ukuri yuko uyu mukobwa mukunda. Ako kanya mama wa Fernando akavuga ati ukunda iki wagihunguwe cy'ikigoryi, kuki umeze nk'igicucu, kuki utagira ubwenge habe na gatoya, ndagira ngo nderere sasa umubyeyi gito cyangwa se umubyeyi mubi wumva yuko umwana we agomba kumushakira undi mwana banganya ubushobozi. Ako kanya arusha umujinya nde aba bose, akamubwira nuko Fernando akavuga ati mama ndagira nkubwize ukuri yuko uriya mukobwa mu gihe mwanshakiye ntamukunda, nikundira uyu nguyu, nikundira uyu mukozi wo mu rugo wacu. Ako kanya mama Fernando akavuga ati ariko se wa musore wabaye iki, ntabwo ubona yuko uyu mukobwa nta kindi kintu ashaka ari ugushaka kurya imitungo, ndetse ko mwana bana akanagutwara imitungo, cyane yuko ubu bukobwa buba bukennye nta mafaranga bugira, ndagira ngo mbwize ukuri. Nuko ako kanya Emilia nawe nubwo aba ari umukozi wo mu rugo ararakara akavuga ati mama ndagira ngo mbwize ukuri yuko njyewe ibyo ntitaye ku byo uri kuvuga, uyu musore wanyu turakundana kandi nta mafaranga yiwe nkeneye. Ako kanya mama wiwe rwose yanga kubyumva kuko aba yanga nde, aba yanga Emilia. Ndagira ngo ukurikire igikurikiyeho sasa, ese uyu mukobwa baramwirukana Emilia cyangwa se arakomeza akora ahangaha uyu musore bamwohereza ahandi? Nuko ako kanya Fernando agumana nande na mama wiwe. Nuko Fernando akavuga ati ariko si mama uranshakaho iki? Nuko mama Fernando akavuga ati urambabaje wa mwana we, urambabaje ku buryo ntabyumva. Ese ni gute ushobora kumva yuko ugomba gukundana n'umuntu nk'uriya udafite ikintu na kimwe iwabo? Uriya nta muryango uhenze agira, ni umwana uri aho ngaho wo mu bakene wakuriye mu buzima bubi. Nuko Fernando akavuga ati mama niba ari ukubitekereza, niba ari no kubibona, njye nanava aha ngaha sinongere kwituka umwana wawe. Nuko mama Fernando akavuga ati wa mwana we, nakureze kugira ngo uzabe igitangaza, ukundane n'abandi bakire bagenzi banjye. Ako kanya umwana ahita yivumbura, ariko mama Fernando biramubabaza cyane, hamwe yumva n'umutima wenda guhagarara. Nuko Fernando araza akajya ahantu akabitekerezaho, agatekereza uburyo mama wiwe asuzugura Emilia umukozi wo mu rugo. Aho kanya bahita batwereka Emilia yafashe utuntu twiwe rwose arigendeye. Ndagira ngo ndorere sasa, babirukanye nde Emilia, bahita bamwirukana. Nuko Fernando akaza yiruka kuri nde, yiruka kuri Emilia. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko Emilia agahindukira akamubwira ati njye ntabwo nshoboye kuba naba mu nzu imwe na mama wawe ndetse nawe, kuko rwose ndi umwana wo mu bakene nk'uko mwabivuze, reka nigendere. Nuko Fernando akavuga ati ndakwinginze ntabwo ibi bintu wabinkora. Ako kanya Emilia akavuga ati ntabwo bishoboka, njye ntabwo nshobora kuba mu nzu rwose itumva agaciro kanjye ndetse batankunda, reka nigendere mu rugo byibuze nzaba nubashywe, cyangwa se nshaka ahandi hantu akazi, ariko kunsuzugura nkuha kuriya ntabwo njye rwose mbikunda. Rwose birumvikana yego ndi umukozi wo mu rugo, ariko ntabwo wakwiye kunsuzugura ngo nuko babyaye umwana w'umukire. Nawe nakureka rwose ntugire ikibazo, ariko nkagira amahoro ndetse icyubahiro cyanjye ntigisenyuke nk'uko nguko rwose. Ariko Fernando ntabwo aba abyumva disi, aba ari umusore wicisha bugufi ndetse ubasha kuba yakumva uyu Emilia. Nuko Emilia agira ate,
arigendera. Fernando agasigara aho ngaho ababaye. Ndagira ngo ndorere sasa ibyo mama Fernando akoze. Fernando arababara cyane kuko umuntu aba akunda aba yigendeye. Ndagira ngo undorere sasa. Umukungu biramubabaza, nuko bakahita batugarura. Noneho Emilia arimo arikorera utuntu tw'amandazi akagenda yazunguza mu muhanda avuga ati muragura. Aba yitangiye aka business gatoya ko kugenda yicururiza ku muhanda, nuko agahura n'andi couple kavuga ati mwaguraho nta kibazo, ni utuntu turyoshye cyane rwose. Bakamuhereza amafaranga. Ni ukuri ko rwose ako kanya abafite n'intuze, abafite isereri ya danje bakavuga ati se uyu mukobwa abaye iki, agatangira kuruka, agatangira kumva isereri. Ndagira ngo ndorere sasa, hari ikintu mutari kubasha kumenya ahangaha. Kumbi uyu Emilia abatwite inda yande ya Fernando, kandi aba yaravuye hehe iwabo. Nuko ako kanya iyo couple bahuye, umukobwa akabwira Emilia ati ndagira nkubwize ukuri yuko utwite. Bakora ku mpange bagasanga arashyushye, bakamubwira ati rero ukwiye kwita ku mwana utwite, ntago akazi nk'aka ngaka ko kwirirwa ku zuba ucuruza amandazi rwose kaba ari akazi kawe, cyangwa se kaba ari akazi kakubereye. Ndagira ngo ndorere sasa. Kumbi Emilia abatwite. Ako kanya tugaruke kuri uru ruhande noneho. Ese uyu abaje gukora iki ahangaha? Ndagira ngo ndorere sasa. Uyu Emilia araza mu rugo kwa Fernando, akahasanga nandi wa musheri wande wa Fernando. Nuko Emilia akamubwira ati ese nabona Fernando, ariko Emilia avuga. Nuko nandi akavuga ati umugabo wanjye rwose ntago wamubona, arahuze, ari mu kazi, ntago yahura n'inzererezi nkawe. Ndagira ngo ukurikire sasa agafilme kacu naho tugasoreje. Iki ni igice cya mbere, ntucikwe n'icya kabiri. Ndagira ngo ukore subscribe kuri ino channel, uzajya ukurikiraho udustori nk'utungutu tw'urukundo. Ndagira ngo rero unyemerere tube dusoreje ahangaha igice cya mbere, turaje tujye mu cya kabiri.